nk'ikinyobwa kigeze 60% by'umubiri wacu, nta kuntu kugira ingano nkeya yacyo mu mubiri wawe bitaguhangayikisha. Ese n'iki uyu munsi ugomba kuba uzi cyakabaye kigusunikira kunywa amazi nk'uwo bakurikiye ukayanywa rwose utizigamye? Ese ubundi wari usanzwe ubizi? Wari ubizi ko abana bato baba bafite amazi menshi cyane turebeye mu ngano kurusha abantu bakuru, kuko ubundi ibibondo bivukana akagera kuri 78% k'amazi, n'ubwo ingano igabanukaho ikagera kuri 65% kayo iyo bagize umwaka umwe. Ni ikiganiro waba wari ubizi, ikiganiro umenyeramo byinshi bitangaje kandi bimwe by'ubwenge. Ndetse uyu munsi turaza gukomoza ku ngingo igira iti ni ingano nki y'amazi ukeneye ku munsi. Ndetse by'umwihariko turavuga ku kamaro cyangwa se ku mimaro y'ibyiza bidasanzwe byo kunywa amazi ahagije ku muntu n'umubiri we. Ubundi ubusanzwe nta ngano runaka iri rusange ku bantu bose yemezwa nk'ingano ihamye y'amazi umuntu aba agomba gukonsoma ku munsi. Ibi bivuze ko ubundi umuntu yakayanyoye mpaka amugeze ku nzoka. Nyamara benshi kunywa amazi ahagije ni ikizamini batazigera batsinda. Ni mu gihe iki kinyobwa ari ingirakamaro mu buryo budasanzwe, ndetse ubusanzwe tudakunze gutekerezaho kenshi. Umumaro wa mbere udasanzwe w'amazi ugaragarira ahagana mu mahuriro y'ingingo. Ibyitwa cartilage biboneka ahangaha mu mahuriro y'ingingo nko mu mavi, mu nkokora n'ahandi nkaho, biba bigizwe na 80% by'amazi. Ingano nyinshi cyane, ari nayo mpamvu akenshi iyo umuntu atakaje amazi menshi cyane mu gihe kirekire biba bishoboka ko byamutera kuribwa mu ngingo. Amazi niyo ubusanzwe afite mu nshingano gukora amacandwe n'andi matembabuzi aboneka mu mazuru, mu maso n'ahandi. Aya matembabuzi akaba arinda gupfa kwangirika byoroshye kw'ibyo bice, ndetse uretse n'ibyo kunywa amazi bifasha gutuma mu kanwa hahorana isuku. Hari bumwe mu bushakashatsi bwanavuze ko kunywa amazi y'umwimerere mu cyimbo cy'ibinyobwa biryohereye bigabanya ibyago byo kuba amenyo yabora. Amazi niyo atwara umwuka mwiza duhumeka uzwi nka oxygene mu mubiri, kuko ubusanzwe amaraso ari nayo atwara uyu mwuka agizwe na 90% by'amazi. Burya niba nta n'ibyo wari uzi, amazi agira uruhare rukomeye cyane mu gutuma uruhu rugira ubuzima bwiza ndetse rugasa neza. Afasha ubwonko n'uruti ruhuza ubwonko n'umubiri ruri ahagana mu ruti rw'umugongo gukora neza, ndetse uretse n'ibyo amazi akaba afasha mu gukora imisemburo itandukanye yo mu mubiri. Hano niyo mpamvu uzumva abantu bavuga ko iyo utakaje amazi by'igihe kirekire cyane birangira rwose wisanganye ibibazo birimo nko kudatekereza neza n'ibindi byibasira ubwonko. Amazi kandi azwiho kugenzura ubushyuhe bw'umubiri. Ibi bikaba bikorwa neza n'umubiri wifashisha amazi aba abitse mu gice cy'ahagana hagati y'uruhu, aho aya mazi asohoka nk'ibyuya iyo umubiri ushyuhiranye. Sinzi niba wari ubizi, uyu munsi amazi anagira uruhare mu gutuma igogora ryacu rigenda neza. Ukubura cyangwa se kuba umubiri waba ufite amazi makeya biri mu byatuma igogora ridakora neza, umuntu akaba yagwara cyangwa se yagira ibibazo nka constipation n'izindi ndwara zibasira igifu. Amazi ni kimwe mu bisukika bifasha umubiri mu buryo bukomeye cyane, dore ko imyunyu ngugu ndetse n'ibindi byinshi nkayo umubiri ukenera byivanga nayo bikorohera umubiri kubikoresha. Wenda kugira ngo ubyumve neza, reka tuvuge ku rugingo ruhura n'iki gisukika kenshi cyane. Abenshi niba atari twese turuzi nk'impyiko. Impyiko nibura ziyungurura ibisukika bijya kungana nibura n'amakwatsi 120 ku 150, ni ukuvuga ngo litiro 120 kugeza kuri litiro 150 ku munsi. Kuko kwati imwe mu gipimo ingana na litiro imwe n'ibice birengaho bikeya. Iyo ngano ibishobora no kurenga nubwo wenda amakwati agera kuri 1/2, ubwo ni litiro 1/2 tuzitakaza binyuze mu nkari, indi ngano isigaye igatwarwa n'amaraso mu bindi bice by'umubiri. Amazi rero ni ingenzi cyane ku mpyiko, kuko impyiko zidakora neza bishobora gutuma imyanda iba myinshi mu mubiri, bikaba byaviramwo nyiri mubiri zimwe mu ndwara nk'izitwa chronic kidney disease ndetse n'izitwa urinary tract infections. Nk'uyu munsi abantu bagera kuri 8.1 miliyoni
basura ibitaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka bafite izi infection zitwa urinary tract infections. Kurwanya izi ndwara rero zose rwose izibasira impyiko nta yindi ntwaro idasanzwe uretse kunywa amazi menshi. Ku bantu muri kunyumva uyu munsi muzo tubuye tuzwi nka kidney stones. Niba utanatuzi ngiye kutukubwiraho. Utu twivanga mu buryo impyiko zikoramwo. Iyo duhari tuba dushobora gutuma zimwe mu ndwara twavuze haruguru nka urinary tract infections zifata urugero ruhambaye, dore ko nk'iyo byabayeho izi ndwara no kuzivura zitinda gukira. Nyamara utu twavuga nk'utubuye duterwa no kubura kw'amazi cyangwa se kuba make kwayo, kuko abantu benshi bagira iki kibazo baba batanywa amazi ahagije ku munsi. Mu 2014 mu kwezi kwa 11 ikigo cy'abanyamerika The American College of Physicians bashyize hanze imwe mu mirongo ngenderwaho mishya ku bantu bafite ibibazo by'utu tubuye tuzwi nka kidney stones. Bavuze iki? Bati kunywa nibura ibisukika biguhasha gutakaza litiro 2 ku munsi z'inkari, nibyo byagufasha kugabanya ibyago by'utu tubuye kandi ntihabeho izindi nkurikizi. Ubundi ubusanzwe dehydration cyangwa se ugutakazwa kw'amazi by'umubiri bibaho iyo umubiri ukoresha cyangwa se ugatakaza amazi aruta ayo tuyinjizamo. Ibi iyo bibayeho bishobora gutuma ibizwi nk'ama electrolyte ariyo myunyungugu irimo potassium, phosphate na sodium itaringanyizwa neza mu mubiri. Iyi myunyungugu tuvuze hejuru ni ishinzwe kujyana ibimenyetso by'amashanyarazi ibivana ku kanyangingo kamwe ibishyira ku kandi. Rero nko mu mimaro ikomeye cyane y'impyiko irimo kuringaniza neza ikigero cy'imyunyungugu. Byose zikabikora neza mu nyungu z'umubiri wawe. None ni hehe isoko nziza y'amazi ahagije umubiri ukeneye? Ni ku binyobwa se? Ibiribwa se ni hehe? Ni hehe? Amazi amwe akenerwa n'umubiri ashobora guturuka mu biribwa bigira amazi menshi nk'isupu, itomati, amaronji. Gusa nanone ntiwirengagize ko isoko ya nyayo nziza kandi ihagije y'amazi ari kuyanywa mu buryo buri kamere. Yego nibyo, mu binyobwa bindi haba ibisembuye n'ibidasembuye habamo amazi. Gusa nanone isoko nziza yayo ni ryanyowe biri kamere. Iyo babona nayo mpamvu uzumva bavuga bati ku muntu ufite umubyibuho ukabije kunywa amazi mu kimbo cya soda byamufasha gutakaza ibiro. Ariko se muri ibyo byose ni ingano nki y'amazi ubundi twakabaye dukonsoma ku munsi? Ubundi ubusanzwe ingano y'amazi runaka abantu bakonsoma igenda ihindagurika bitewe n'ikirere umuntu aherereyemo, kuko umuntu wo mu butayu bwa Sahara nta na rimwe uzasanga amazi anywa cyangwa se akenera kunywa rimwe na rimwe ntanayabone ku munsi. Nta na rimwe uzasanga angana n'ay'umuntu wituriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiratandukana. Nubwo wenda hari ingano y'amazi umuntu yakagombye kunywa ku munsi igenda ihindagurika bijyanye n'imiterere ya buri muntu. Ubundi abahanga bemeza ko nta ngano runaka y'amazi umuntu yavuga ko agomba kunywa ku munsi. Nubwo uyu munsi hari ingano runaka iri mpuzamahanga yemezwa nk'ingano yaba ihagije nibura. Tugendeye ku kigo cy'abanyamerika The US National Academies of Science, Engineering and Medicine, nibura bavuga ko impuzandengo y'amazi akenewe kwinjizwa mu mubiri avuye mu biribwa ndetse no mu binyobwa byose hamwe byiteranyije ku bagabo nibura ari litiro 3.7 cyangwa se ama ounce 125. Ni ukuvuga ngo ibikombe 15 n'igice by'amazi. Nubwo amenshi muri aya aba agomba kuva mu biribwa andasigaye akava mu binyobwa nk'amazi n'ibindi. Ku bagore bavuga ko nibura bakagombye kwinjiza amazi angana n'ama ounce 73 cyangwa se ibikombe bigera ku 9 kuzamura. Mu bihe uba ugomba kunywa amazi rero imenshi cyane rwose. N'igihe hashushe bikabije, igihe cyose ufite umuriro, igihe ufite diarrhea, igihe uri kuruka ndetse n'igihe uri kuva ibyuya byinshi cyane bikabije. Twigarukiye gato ku ngingo nyamukuru y'uyu munsi yavuga ku mimaro idasanzwe amazi afitiye umubiri wacu, ahari tunasoza ikiganiro cy'uyu munsi. Amazi niyo asohora imyanda, ibi twabivuze kare, binyuze mu byuya ubiri ubusanzwe. Amazi afasha kurinda umuvuduko w'amaraso, inzira njyana mwuka nazo zikenera ndetse zikenera cyane amazi kugira ngo ziwutware neza. Ndetse nanone arinda cyane kwangirika kw'impyiko. Mu gihe uri mu myitozo ngororamubiri niyo agufasha kugarura ubuyanja byoroshye cyangwa se byihuse.
ni kimwe mu bintu bifasha gutakaza ibiro, uretse ko nanone azwiho kugabanya hangover. Aha ni ku bantu banywa inzoga ubusanzwe. Ngayo rero ayo wamenya ku byiza bitangaje amazi akorera umubiri wacu ubusanzwe. Ndetse nanone niyo mpamvu bavuga bati kuyanywa buri gihe, ndetse ukayanywa ku buryo buhagije ari ikintu cy'ingenzi cyane. Ni muri ubwo buryo rero nshimiye buri muntu wese twabanye uyu munsi mu kiganiro waba warubizi cy'uyu munsi. Cyari ikiganiro cyavuga ku mimaro 15 y'amazi, ndetse wakunze iki kiganiro ibuka kugisangiza inshuti zawe, ndetse hari inyunganizi, igitekerezo ndetse icyo ari cyo cyose wakwifuza kutubwira twandikire muri comment. Murabizi ko twishimira kubumva. Samuel Mugisha ni wowe wumvaga kuri mikoro. Reka tuzasubire ubutaha.